Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professionnel ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi Motherland Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Motherland Films, igisubizo kubifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Hey, I'm home. Hi. Look up. Hey, thank you. A hug? Need a pressure? Okay. Love you. I know, Kumbu. Sure. Any more? Actually, uranyibukije. Wanunguye. Gute? Wow. Just like, wow. No, mbwira ariko kwinjisha amazi. Marisa ndagukunda, Marisa nta kintu cyakunditira, Marisa bla 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 bla. And then ukagenda ukananga mu pasi. Ase waretse kumurisha, gutanga mu pasi se kuri. Ninde muntu uzi wagukunda kuruta mukunda? Ntabwo nzi umuntu ushobora gukunda umuntu ku buryo amutanga mu pasi. Bebe nawe. Especially ku mu ex we noneho. Ese ni ibyo ngibyo. Bebe ntabwo byari pasi. Nyine okay. Reba nindamuka ngiye nyine niwe mugabo uzaba usigaye hano, reba wowe, reba Kesi, reba mama. Nyine ndabibabwiye asigare ku rugo nk'umugabo apana kunsigara ngewe sibyo. Yeah. Niwe uri bunsigarira. Urarwana babiri. Urarwana hanjye, unarwana hawe. Bya minsi irakubera miremire ariko ku mutima nanjye tuzaturuka. Urabisigaye byose byabaye ari mama wawe. Ndabizi. Makumbabarire kukubwira gutya. Gusa urandabizi ko ari mama wawe. Nta kintu ushobora kubihindura. Gusa mama wawe ntabwo ari umuntu mwiza. Bebe nanjye ndabizi. Makumbabarire gukoresha rino jambo. Biriya bintu by'ubukristu n'ibiki. Mama wawe nyine afite amasura abiri urumva. Aho yansabiye imbabazi ndagira ngo mubwire ko she didn't mean any of that. Karibu. Byagenda gase. Niko ngo namwe mutuye hano hafi muri no quartier. Okay. Namoroza ko nanumyeho. Mwihangane mbatumye mbatumbuye. Ariko nta kantu gato nagira ngo mumfashe. Yego.
nibyo koko namenye amakuru noneho mu buryo bweruye kuri nyirasenge w'umwari. Yego nibyo. Ukaba mushiki wa Rudoviko. Kandi mfite amakuru ko Rudoviko byanze bikunze ushobora kuba mubonana kenshi. Turabonana tukanavugana nka mushiki we birumvikana. Okay. Aho birabimfashije cyane. Rudoviko kare yaje hano kubera ko hano hari umumama witwa Mama Rwera cyangwa se Gicandi, Nyiragicandi, ariko twe tumwita Mama Rwera. Yego. Turi gukeka ko yaba ari we mwana wa Domina na Rudoviko. Yari yampaye amakuru ambwira ko mwaganiriye, hari amakuru wamubwiye wamuhaye Mama Rwera nyine. Ariko muri uko gukeka ko ari umwana wa Rudoviko, njye ndagira ngo umfashe. Rudoviko yaje aha ngaha, twashaka kujya gufata ADN, ubwo baranzinzikira mbona ko hari ikintu byanze bikunze bari kumpisha. None ndagira ngo umfashe unekere umenyera amakuru, kuko byanze bikunze Rudoviko byibura wowe yabikubwira. Ni ukuri kw'Imana uriya mwana w'umukobwa ndashaka kumumenya pe. Mfite ikintu gikomeye kandi nshaka kumenya. Ndagira ngo rero ngewe ubimfashemo ibyo bintu. Wabitekerejeho ubona ninjye wabishobora? None se si ukunekera Rudoviko ukamenyera niba Mama Rwera ari umwana we, byanze bikunze azabikubwira. Reka wowe uzamwegera umuganirize umubwire uti bya bindi wambwiye byo kuba umwana ari umwana wa Domina, ngiye kugenda mbabwire yuko wamubeshyeye. Noneho numubwira gutyo bizatuma wahita kubwiza ukuri. Kandi ngenda bizi neza Rudoviko uzashaka uburyo bushoboka bwose, niba ngombwa n'amafaranga mbwene nyaguye amanza kireme icupa nashyiramo 2, ukuri kose azakugwa. Umenye neza ko n'umukobwa Mama Rwera uyu mubyeyi nyine mbwiraga ari umwana wa Rudoviko. Rero ari umukobwa wa Rudoviko. Sinzi wenda niba hari ikindi kintu ushobora kuba naramukoreye ahari kirenze ibyo ngiye nshobora kuba nzi, ariko n'umuntu wakwiciye maka amagambo mama yambwiye ko azamenagura amacupa ngo yamurogere mu nyamwe ngo muri kindango, ngo azamunyorera ngo ku nzara nk'ikirondwe maka. Ibi byose ngazabikora neza. Makane nabikubwiye wanga kunyumva, ariko n'uru rugendo ndagira ngo mbwire ko nyuma yawe upanze. Kuki? Yasabye boyfriend we ko yakubonera promotion kugira ngo ugende uve hano adutandukanye. Ubwe niwe yamubwiriye. Maka ntabwo nifuzaga kubikubwira, ariko sinifuza Ngira aho yabaziye. Urabizi abafite umugambi mwiza Imana basa, ntabwo nta muntu ushobora kurogora umugambi w'Imana. Umugambi mfite kuri wowe ni ukubana nawe tukabana ubuzima bwose busigaye hano ku isi. Rero niba ari uko bimeze, amafaranga yabo ndayabasubiza. Amafaranga yabo ndayabasubiza. Kuiki? Uzi? Nikadupanga kama. Ijaya nungwe. I wish I could leave my skin behind in this old rented room, float my way across the great divide and be buried in you. I've been looking far and wide for what I gotta prove.
peaks in my rear view. Well, it's colder here than anyone told me the South could get, and I took to staying up real late and smoking cigarettes. The cheap tobacco burns the way that bridge between us did, and I'm left looking at the glowing ends. But am I too far gone to be running home? 'Cause I'm longing tonight. kubera ko hari ibintu bavuganye mpita mbona ko hari ukuntu buriya nk'umuntu mukuru bureba abantu baganira ukabanza ukabyibazaho. ariko nanjye nubwo tudafuka nubwo ari musaza wanjye ndabizi ko agira utuntu tw'utunyanga cyane. agira utuntu tw'utunyanga kuko kenshi nagiye njya mugira inama nkubwirana ariko warekanye na Domina ko mbona ashaka kugusha mu mutego n'ibintu ntazi ariko ukabona ntibashaka kurekana sinzi ibyo ari byo cyane ko hari n'igihe kigeze kugera ukabona ko asa n'ufite ibintu bakinga ntazi ibyo ari byo urumva ko biragoye kugira ngo mukuremo ukuri ariko nzagerageza. Namenye amakuru ko Domina yamuhamagaye kuri telefone kubera ko Domina yashaka kuntandukanya na umwari. Rero yamuteye ubwoba amubwira ko nihatadutandukanya azica umwari. Niyo mpamvu buriya Rudoviko biriya bintu byose ngo yabikoze. Ese niyo mpamvu yansobanuriye ko ndabyibutse ndaza kumwinjirira ndabikwemereye. Nukuri aho ngaho uramumfashije cyane. Wowe menyera ayo makuru kandi rwose singiye kukubeshya nzabiguhembera pe. Ujya kugira neza rega buriya ni umuco w'abanyarwanda kandi neza n'ubundi nawe wigirirwa n'utazi. Hanswe wowe numva ko turi n'abaturanyi nubwo ntari narigeze ngenda cyane ariko uko biri kose. Oya reka nkubwire ugomba kujya ahubwo ukadusura cyane ko hano se ko ari ku mukobwa wawe ariko hari ikintu muba mutahaye agaciro. Buriya nyirasenge w'umuntu ni nka nyina. Niko byahoze. Uya bundi ni nako bigomba kuba biri. Rero ugomba kujya ukegera umukobwa wawe ngaha ukamuba hafi ukatubera umubyeyi rwose kubera ko no kuba aribwo tukikumenya tukumenye vuba n'umugisha. Yego. Cyane ko reka buriya umwari nta nyina agira. Urumva rero niwe wakagombye kuba umubyeyi we. Birumvikana. Habayeho kuwugiraho kandi hari nabonaga umuvandimwe akora nkabona ntibisobanutse nkavuga ni hataba harimo ndagishigisha si nkaba ngiye gukora amakosa nkaba navuga bitari bikwiye kuvuga. Birumvikana kuba waragiriye musaza wawe banganije. Nakomezaga kuvuga nimbanze menye ibi bintu ibyo ari byo kuko yambwiraga aca yongera aca si ibintu ni ibiki umva birancanze nanjye. Ubwo rero no kuzajya nyaruka ukaza. Nzagerageza rwose. Tukwakiriza ikiza yamwikwigora ni mu mazi. Anje okay reka ndanya kurebe. Bikunde buryo. Ese niki cyaguye wabaye iki? Ndetse bita. Nsanzwe nzi kuri ubu mufundo ibikorwa byose ukora ari ibihuza abantu. Ariko ndi kubona umuntu nari nzi atari ndi kubona none. Kezi se mushiki wanjye. Si umwana wawe wibyariye.
none se ni iki yakoze cyatumye ufata imyanzuro ugafata umwanzuro wo kwirukana Hirwa kandi uzi ko ari umukobwa ntabwo ari umukobwa wenyine uhuye na biriya bibazo kandi ikibazo si uko atwite ahubwo ikibazo ni uko uri kubangamira ubuzima bwe bwose kandi nanjye ni uko nsa n'uwabyirengagije ntari kubitekerezaho cyane twese ni kimwe ese uzabaho gute nta bantu ko ubuzima ari abantu none uri no kubikorera abana wibyariye none Nashoje cyane. mama urabizi ndagukunda kandi ndakubaha ese madamu ugarutse gukora iki Ntawe uracyandakariye. ntakurakarira ariko nakubwiye yuko ibyo birenge byawe bitazongera bikata byerekeza hano Ndabyumva. ariko si gusa menya unadushakaho ka munani Nje ku neza yanyu ariko. yacu Yego. wose urumva udufitiye impuhwe ku buryo uza no kubera ineza yacu Wiganzwa n'uburakari umwari. Nge nisubiyeho. Wenda ntabwo ufite kugira ngo ubyumve ariko mfite nanjye ubwanjye kugira ngo nisubireho bibone. Mpa amahirwe nanjye gushaka birasa kuko hari amakuru mufitiye kandi yamugera. nanone birasa ariko wa mugore we urashaka iki ku mugabo wanjye Ndabyumva. waramukunze nzamuguharire nanone uje kumutekaho indi mitwe ngo uri umwavoka uje kumubwira iki ese ubundi nta nimero ye ugira hara nta nimero ye ugira ku buryo icyo ushaka kumubwira wamuhamagara ukakimubwira utiriwe kuza uze ngo muri uru rugo duteshe umutwe cyangwa uba ukeneye kumva mvuga nabi Namuhamagaye numva telefone ntiriho kandi ndamushaka. uravuga ati reka nshorere nyine n'umutwe njye mu rugo rwe uzi n'ubushize uburyo wavuye hano ujya kuva hano nari nakubwiye ngo iki nakubwiye ko nagushaka mu rugo rwanjye izo bizinesi mugirana mujya mujya kuzigirira hirya avoka singukunda sineze no kugukunda kuko nasanze wowe uri ikibi uri sekibi pe kandi ntugatume nkubwira nabi kuko uri na mukuru kuri njye si ngombwa yuko ngiye nkubahuka igihe cyose iyo umuntu arakaye avuga uko abyumva kandi ndakumva cyane. mbona ufite n'agasuzuguro waje kunsuzugurira iwanjye amakuru se uje kubwira birasa wayambwira ko ndi umufasha we nayamugezeho Si umuntu urakaye nkawe gutyo urumva twavugana iki? mama urabizi ndagukunda kandi ndakubaha ariko hano uri kurengera rwose rekeraho pe ibyo wakoze birahagije iyi urankunda ndabizi cyane n'ukuntu mfite umutima wawe ndabizi mama umwana ni umugisha rero ntabwo kuba twita aricyo kintu cyahagarika Maka nakubwiye ngo ndakuzi gufata ndakuzi umunsi utinyuka kunkubita imbere y'umukobwa hariya hanze nahise menya ahantu nkarasa rero bivunika rero kumenyesha ko nyine ngo nakoze amakosa kuri kesi nabyumvise amakosa nakoze ntabwo nakoze nkubutse ntabwo nakoze ntayatekejeho ndi umuntu mukuru kandi nzi ko ntagiriye hano rero icya kabiri ntabwo mushaka se ko mbavira mu buzima nyine mugakora ibyo mushaka humura rwose humura ndi hafi kubabisa mukagenda mukanshyingura hariya ubundi mukidegembya ngo kubyo mushaka ukarongora Monalisa hirya nawe akarongora mushiki wawe hanyuma se ukungukira hehe kumva ko wadusiga twenyine aho kugira ngo mbane namwe bimeze bitya mutama agaciro nk'umubyeyi nk'umuntu wabaruhanye Maka Yesu yabaraye muri bose mama uri mubyeyi nyabaki reba nk'ubukezi mubyeyi nyabaki buretse gato yambe Maka ntunkange shaka kurenzamuka se akusaba amagambo ambwira nawe ibaze ko kese agezeho kuvuga ngo agiye gutekereza kwiba urumva ari nk'icitse amabereza
nagenda mbese uzasigara hano nawe nyindeze okay tubishime mu aya mafaranga yagiye gutangira ubuzima bwiwe bwamugora butamugora ubwo nta na kimwe bitayeho ariko nanjye ndabizi ko nta mahoro nzagira n'ingumano n'umurazi nudutesha umutwe rero ngo mubwire tuzagusiga twigere gusigara ngo kuko ndabona aricyo ushaka kuba wenyine nase kamara mubazi ubundi murampeka ubuse murampeka cyabire byo bijyanye mwirwa mungaburire rero wandi nararyaga siganga se nta maboko mfite nta maguru mfite niyo naba ntabona nakabaka ukiri kunkangisha mushogoshire cyakuza no kuri kwimana usigaye watera amadeni uzi igikurikiraho amadayimoni narakubwiye ntabwo wanjyana nkubita shaka nkubita amakuru nta rutugu rukura ngo rusumbe izozi wamfasha ukampa birasa ko ari inyungu zanyu nta nubwo ari inyungu ze ni inyungu zanyu nanjye umufasha nanjye ndimo cyane kamubwire wowe avoka izo nyungu zawe zijye kuguturuka ndumva nta na kimwe zamarira okay aribyo uzanyifuza umwana njyewe yego njyewe umwari ntubone ndi guca bugufi nzi neza ineza birasa yangiriye nzi agaciro yampaye bivuze neza sibyo ibyo uri gukora ni rero kubaka kandi kwemera guca bugufi ibyo uri gukora uri kubikorera birasa kubw'ineza yakugiriye ntabwo uri kubikora kubera umwari ako sina reka nkwibutse ikindi uri madamu birasa turi kugendana okay ntabwo ari wampaye akazi twubahane rero wa mubyeyi we sibyo wasoje ya okay wagenda nagenda cyane erega se utanga imbabazi ni muzinyima ijuru rizareba siko bimeze nta nubwo byari ngombwa ariko kuza hano kubera ko wumva ko ijuru ritangwa n'imbabazi nta mpamvu rero waza hano ni umuhango usujemo sheri shaka birasa uri madamu wa birasa ko nyine se ndi madamu wa birasa ni iki wumva utambwira birasa yamenye wicara aha ngaha nawe uracyumva sheri karame yego ndaharara birara ngaho ukagira inkuru uyu mugore ko uramubwiye ko ntakibishaka hano tujuru nkaba mubona hano buri munsi ahisirisimba avuga ngo birasa birasa ubundi ni iyihe bizinesi mufitanye njye nk'umugore wawe ntazi ku buryo azana agashaka no kunsuzugurira iwanjye akagerekaho ngo ndashaka umugabo wawe ngo kandi ni kubw'inyungu zanyu wawu kubw'inyungu zacu izo nyungu ni izihe cyangwa utegereje ko mpaguruka kugira uvuge ni mu burenganzira ndavuga furashi warayibonye ese nkumva umwana imva ibyishimye ntabwo ushaka kubyumva
noneho narindi ngo njye kuvuga message ngo do ndebye mbona ya message wanditse ubundi narabikubwiye kese narabikubwiye ubundi Christian we wawe ufashe umwanzuro mwiza mu buzima wabaho mana yanjye ndishimye gushaka byumva nese mvuge se Christian mite njya kumureba bimubwire ragakoya kamanze nkita yambwira rero Sandra nabitekerejeho sanga koko ibyo wambwiraga n'ibyo ahubwo n'ibyo utabwiraga neza si wumva wowe ni wowe nshuti yanjye ya kera Christian kabisa numva twagenda twajya kumureba tugenda ahubwo uranyumva neza rego ribaravuga nk'ibici yose reka nkubwire ndakwiyamye ibaze nanjye cyakoze ndashyanuka ubwo nanjye mbwiye umukobwa ngo ni inshuti yanjye mfunguye umutima ndakubwiye urumva ngiye nkubwire ko ntwite ugenda ujye kubibwira mama gusa akanwa kawe kanyereye bingana icyo kubyo utakwihangana ngo ubike nibanga umunsi umwe ndekora nyine tuvugane neza bazi reka tubiganire reka mubwire ndakwiyamye wa gakobwa we ndakwiyamye uyu munsi n'ejo bundi n'umwaka utaha nta kintu nganira nawe twaraganiriye ubushize narabibonye ibiganiro nagiranye nawe ese ubwo urumva nta soni ufite muko erega uratambika nimba ari gukaza hano nasa nari ngutumye narakubwiye ngo genda umbwirire mama ntabwo tubana muri izo rero ntabwo bimwibwira Sandra isi ntabwo nashaka kubimubwira mbabura gucara bamugana wahirwa ntabwo uri inshuti nziza pe mbabura gucara umusobanurire nanjye ntabwo nashaka kubibwira ngo ni wawe nta kintu usobanurira warakoze kuba inshuti nziza warakoze gushyanuka warakoze ahantu bingeze njye nawe cyo koze umwe natajya hasi undi azajya hejuru soni sorry for what ntabwo nzi ko ibintu byagiye ko hano nyine mwareka nkabanza nkababwira icyari kinzanye se nta kibazo tuje birasa rero nari nje hano nanone nkikomeza kubasaba imbabazi z'amakosa n'abakoreye ariko flash yo ntayo nzanye ariko wa mupolisi niwe ifite ariko mfite ukuntu nayimukuraho nkayibasubiza ntekereza ko byakuba kuba byiza iyo uza kuza hano flash ifite ingingo nyamukuru ntabwo ndayivuga yari nzanye kandi nzi neza ko ni mu mpa amahirwe yo kuntega amatwi muramenya icyari kinzanye hano nyamukuru narakubwiye ubwo duherukana ko nshaka kugira ngo nisubireho hanyuma nkora akazi nk'uko wakampaye nkwereka ibimenyetso hanyuma tujyane bari abantu mu rukiko flash Roger niwe uyifite nubwo amaze iminsi naramubuza kuri telefone ariko ndi kumushakisha ku buryo yayimpa ataramenya impamvu atarayihereza Domina kuko Domina nawe ni cyo kintu cya mbere afiteho kugira ngo abe yabona uko yiregura cyangwa ava mu bibazo arimo birasa mbo yego nakoze amakosa ngira ngo narabibabwiye se ngomba kubisubiramo ariko amakuru ufite oya wirira oya beshavura imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje imana irakoze
yose uri kunyuramo byose bizarangira natitaderehereza yeah.